nongeye kubasuhuza cyangwa ndabasuhuje ngira ngo uri kureba iyi video ni isura so bwa mbere nje gusubiza ibibazo byinshi nkunda kubazwa nawe wenda hari cyo wumva wambaza ibyo ntari busubize wumva wakabaye umbaza ubishyire muri comment hasi mu kiganiro cy'ubutaha nzabisubiza. Twagiye ubusanzwe amazina yanjye nitwa Dusabe Busine Israel, ndi mwene Busine. Kijyanye n'amazina ngira ngo cyo kivuye mu nzira. Bijyanye n'amashuri narayize atari menshi cyane ariko ari aho ngaho abaye atuma mbasha kuvuga. Nkoresha indimi eshatu: Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili. Nazungumza tu kidogo, sio kidogo sana lakini mimi nayeseye. Hanyuma ibibazo byinshi mbibazwa bitewe nuko ndi umukinnyi wa film. Maze imyaka igera kuri 10 nkora career ya film. Kenshi abantu bazi ko career ya film ari gukina. Hanubwo bano umukinnyi akubaza ngo ya filme yawe kubera ko yakubonye muri filme, ariko burya filme ni ikintu kinini. Nane mpamvu abahanga bayise uruganda rwa cinema, uruganda rwa film. Ni ikintu kinini, hari abakora ibintu bitandukanye, hari abakina, hari abasuka, hari abakora makeup, hari abasokoza abandi, hari abaterura kamera, hari abatwaza, hari abafata amajwi, hari abayatunganya, hari n'abashyira icyayi cyo kunywa, byinshi. Rero nubona umuntu muri film uzamenye ko hari imirimo myinshi cyane ibiri inyuma. No uruganda runini, no uruganda rubyibushye rujimwe imirimo itandukanye. Gusa kubera ko audience yacu ikunda kumenya abakinnyi, niyo mpamvu ntiyakubonye muri film akoza ngo ya film yawe nakubonyemo uri Papa Tracy, uri Liza, uri kanaka, uri minister. Abantu bakunda kumbaza ngo koko giye usanzwe ngenda kuri moto. Abantu bagatanga ko minister ugenda kuri moto. Muri filime nyine mba ndi minister, ariko mwabonye ko no muri filime mba ndi minister umunyamitwe ujya muri kora deal ziri dark, ku buryo izo deal rero nzijyana mu moto kugenda twari imodoka ya minister, imodoka nyine yo minister agenda nkagenda ku kimoto. Rero iyo myaka 10 kuva 2013 nibwo ninje muri uru ruganda. Ninjemo ndi umwanditsi n'umukinnyi. Ni nyuma yo kubona formation za mbere za writing nazihawe na Joel Karekezi, nyuma njya kwiga muri Goethe Institute, nyuma njya kwiga muri Maisha Film Lab, nkomeza nkora formation zitandukanye kuri writing na directing na acting. Guhera mu mwaka 2013 ndabikora ngira ngo film ya mbere nakinyemo ni Closing Lines, ni short film yakozwe na Sam Karemangingo. Yanageze kure ko yerekamwe muri za kaminuza zitandukanye muri ku mugabane w'Iburayi. Nayo kinyimo rero ndi umukinnyi w'imena, niyo kamera ya mbere yangiye imbere irantinyura. Nubona mbikora neza ntuzagera ngo ko byatangiye. Bantu nka kamera bwa mbere nashatse kwirukanka, bansubishagamo nkumva nabishingukamo, hakaza kantu kuko mbikunda, hakaza kantu kuko ari $2 kucyo gibari bunyishyira mu madolari. Otherwise atazye ibintu byombi nari kubivamo nkigendera. Nyuma rero ya Closing Lines nakinye muri Sakaba Serwakira ya Theo Bizimana, wakoraga muri company ya Silver Film Production. Ntari kubarizwa mu Rwanda ariko aracyakurikirana creative industry ahari mu Dage. Theo, mina kusalute niba unyumva, ariko ndabizi ko ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye. Nyuma yaho ngaho inzira zarafungutse. Bino bintu byanyeretse ko Imana nta kindi yerera ntoranyije uretse gukina no gukora film. Hari ubwo gerageza ibintu byinshi cyane, gerageza ibintu bishane. 2013 kugera 2016 umwuga wo gukora no gukina film nawe uvanga n'indi bintu bitandukanye. Nakoze mu nzego za leta, nzego z'ibanze, nakoze muri private sector, nagiye muri transport, nagiye mu by'amahoteli. Navangaga byinshi kuko ntekereza ko icyo gihe nari ntarabona
uburyo bwo kubikora byonyine ngo bibe byambeshaho, ariko guhera 2016 nahise mbona ko ari Imana yantoranije, yampamagariye gukina, kwandika no kuyobora filime. Ikintu cyose mu buzima iyo kigerageje ukagikora neza kikwereka ko ari ikintu cyawe cyangwa ko atari ikintu cyawe. Nubona uko ari ikintu ukagikora neza, icyo nicyo kintu cyawe, uwo ni muhamagara wawe. Abatabizi naririmbye mu rusengero, n'ubu ndirimba muri korali. Hari abantu rero bajya bambwira ngo kutakiboneka muri korali si uko mba ntakiboneka, ahubwo umuhamagaro ugenda uhinduka cyangwa Imana ikagenda itwongerera umuhamagaro. Ubwo rero ntabwo nkiri naguye impano ubundi umuvuga butumwa ariko ubinyije muri filime, bitavuze ko no kurimba naririmba. Icyo gihe rero amarembo yarafungutse, ntangira gukina muri filime nyinshi hakurya uzabamo, ariko icyo gihe nari ntarakora projet yanjye nanditse, nibwo numvishe ngize inyota zo gukora projet yanjye, ngakora production yanjye. Icyo gihe nibwo nakoze ikiguzi cy'amaraso, abantu barayikunda, nkoresha amafaranga yanjye ari njye wayanditse anangiye uyobora, barayikunda, nyikora neza n'amakosa menshi, nyishyira nk'amakosa menshi, amakosa yose numvaga nshaka gukora nako amakosa yose nagomba gukora narayakoze, ariko ayo makosa yari nagomba kuzigiraho, kuko nagombaga guhindura imyandikire yanjye, ngahindurira imiyoborere yanjye, ngahindurira imikinire yanjye. Iyo yari startup, yari projet natangiye, ariko yambyariye umusaruro w'iki wa experience, w'ubumenyi, management, uburyo najira team yanjye, uburyo natwara script yanjye nkurikije nuko nshaka ko imera, byose mu buryo buri technique. Ikiguzi cy'amaraso nayigiyemo byinshi. Rero narakomeje nkora nk'umako y'ishyano, n'indi projet Jean Paul, nkora ingorane y'ubusugi, ndazamuka ndazikomagura, ni Imana yabimfashijemo kugeza ubwo nisanze aho ndi uyu munsi. Uyu munsi sendi gukora icyarya buriya uyu munsi ndi kuyobora filime twa Father's Portrait, ni filime ikorwa na Zacu Entertainment ku nkunga ya Canal Plus. Ndangije The Bishop ntabwo ninjye wayoboraga, na mugenzi wanjye Roger niyo yita Salut na assistant wiwe. Hari ikindi ukora niki nuko nyobora Indoto ni filime ica kuri televiziyo y'igihugu, igeze kuri season ya 13. Hari ikindi ndi gukora niki cyangwa nakoze vubanga ni Impanga nka Papa Tracy. Papa Tracy mwabonye, ariko murabona ko Papa Tracy agaragara ntabwo ari Israel agaragara. Musanzwe ndo murokore, n'ibintu Papa Tracy akora n'ibintu yigira, ni character muri film, ariko ce n'est pas ma vie, c'est pas moi. Harya handi nihera Black News agahinda kariza, uriya musaza rwose w'umusiramu ucumbagira n'akabando. Umuntu aretse kumbaza ngo byagenze gute kugira ngo nze ncumbagira, nze ndi umusilamu, nze mvuga ikinyarwanda nabi. It's all about creating. Nuko nashaka creating indi character, nashaka gutesting indi character muri gihe nasanzwe nkina. Nakinye ndi umuhesi, nakinye ndi umukire, nakinye ndi umukene, wenda sindakina ndi umusazi. Kuko umwanditsi akora akazi kanini cyane abantu batabasha kumvisha, gukereya bari abantu, kuko mu buzima busanzwe nta muntu witwariza, uriya Riza mubona nta wigeze abaho, n'uriya Papa Riza nta wigeze abaho. So kwicara kuri computer yawe cyangwa ku ikaramu yawe n'ikayi yawe ukarema umuntu, nyuma bayita creative industry, ukarema umuntu ukamwita Riza, ukamuha ababyeyi, ukamuhiranga muntu, ukamuha ubuzima, ukamuha ishuri, ukamuhuza na Karanga, ukamuhuza na wa mugabo umufata ku ngufu ari yitwa Ndegaye nyibutse. Wow, oya ndo umufata ku ngufu gaye, aya yitwa nde, oya akina yitwa Gakwaya. Ukarema mu buzima bwa Riza ugashyiramo Gakwaya, ukajya hirya ukarema ibaze kuri mukarema na makulata umugore nkunda, ukarema ukageza kurema, ukarema muganga, ugakuretinga partner azahuriramo na Riza, partner azahuriramo na Nesta, ibi byose ukabikuretinga,
ni mpamvu tubita creative industry. Ibyo rero bisaba ubuhanga ariko bisaba n'Imana kugira ngo bace gucreating ikintu. You creating ikintu cyambere kinshimisha kurenza amafaranga ko iyo mbikoze ndishyurwa ntimugire ngo mukorera ubuntu, ariko ikintu cyambere kinshimisha niyo nkoze ibintu bigakora ku mitima y'abantu, niyo creatinze inkuru nga creating umukarakter abantu bakamukunda ku buryo bumva bamonye mu nzira bamuhobera, cyangwa bakamwanga ku buryo bumva bamonye mu nzira bamutera amabuye. Uriya ngiye mba ndi mu nyungu, mba ndi mu nyungu uko nabitekereje, inspiration nari mfite, iby'umwuka w'Imana yahumetse muri njye. Hari abantu batiza ko hari umuntu twagiye impaka ejo bundi ngo Bibiliya yahumetswe n'Imana, ndamubwira yes, ariko n'abanditsi b'ubungubu n'Imana ibahumekeramo, kuko kugira ngo wandike nugomba kuba ufite inspiration y'Imana. Imana iguhumeke cyane cyane iyo ugamije kwigisha no guhindura isi mu buryo buri positif. Imana ibi hafi yawe ikaguhumekeramo ugacreating ibyo bintu. So Imana rero iradukoresha tugacreating izo nkuru. Ngira ngo iyo niyo nibyo maze iminsi nkora cyangwa nibyo ndakora, ariko ndangije short film yanjye yitwa Malaika. Mu minsi iri imbere magenda muyikurikirana kuri platform zitandukanye. Ndi gutegura projet na Pascal Duc, je te salue, il est au Soudan. Yitwa Love Doesn't Have a Religion cyangwa urukundo ntirugira idini. Nayo ni projet ije vuba. Nshatse kuvuga rero ko naba mbirimo ntabwo naba mbeshye. Imana ikomeje kumfata akaboko, Imana ikomeje kunyobora, ndebirimo ndacyabaha imizingo ku mugani w'abana baririmba, ndacyabatamo Imana mu gihe kinishoboje. Abantu bakunze kumbaza ngo se ngo mfite umugore. Kugira umugore ni ibintu byiza cyane, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo mpamvu azasiga se na nyina akajya kubana. Ariko burya ku isi sinzi umuhanzi uririmba ngo ntukavuga umubare w'imyenda wambara n'umubare w'amafaranga utunze n'iki, ngo mu ruhando rw'abantu baburaye cyangwa se mu bantu bandagaye. So kwanda afite umugore nyine nuko ntamufite nyina, ariko ndacyari célibataire, ariko ndi umubyeyi mfite abana narabyaye. Imana yampaye umugisha, yampaye urubyaro, icyo ndagisubije, I am single ariko searching. If I get someone, guys, muzabimenya. Ikibazo cya kabiri, ndakijijwe. Yego ndi umurokore, navutse ubwa kabiri, nsengera muri Anglican Church. Nushaka dusengana umunsi umwe uzateranire Kacyiru munsi gato ya Ambasade, urusengero ruri kuri kaburimbo rwose. Hari niho nsengera, naho nkora umurimo w'Imana. Yakanya kabonetse, yakanya katabonetse, umurimo w'Imana ngukorera he kuri set. Ndi kumwe n'abakinnyi benshi, ndi kumwe n'abatekinisiye benshi. Ubwo yo ntawe nyumwanya kujya gukora umurimo w'Imana mu rusengero, ngukoreraho nagiye gupagasiriza. Hari ikindi kibazo abantu bakunda kumbaza. Abantu bakunda kumbaza ngo mfite umuntu dukundana. So udafite umuntu mukundana. Oya, udakunda ntabwo yabaza Imana. Yes, mfite umuntu dukundana, arahari. Wasanga atari n'umwe, ariko ntabwo byemewe gukundana n'abantu barenze umwe. Umuntu dukundana we arahari. Ndanamusuhuje, ningira amahirwe ikiganiro akazakibona. Ndamusuhuje. Black, urashaka mvuga izina rye? Muzashyira muri foto ye. Okay, nareba iki kiganiro ifoto yazayishyira muri comment. Niba ko yumva ari proud of me, azafate azajya muri comment avuga ati uwo muntu Israel yavuze bakundana. That one is me and this is my picture. No, abantu bakurikira Yes Pepe TV nibo ba mbere bazabagize amahirwe yo kuba ari bo ba mbere mu Rwanda bazabonye ifoto y'umukobwa cyangwa z'umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gore cyangwa se umuntu tudahuje igitsina dukundana. Ubwo rero aho uri nubona ikiganiro agafotoza kazagakubita muri comment yanyuma ushyiremo n'akazina uvuga ati ni njyewe, kandi ntabwo nzagutenguha, buriya nazatamvuga nti yes, that was you that I was talking about. Ngo nkunda iki? Kurya nkunda amateke, nkunda ibishyimbo. Abo dukunze kubana kenshi bazi ko biragoye kumpa ibiryo bitagira ibishyimbo
ngo bingwe neza, niyo bibaye ngombwa ibishyimbo ndabigendana, mu gihe abandi bagendana ibindi ngiye ibishyimbo ndabigendana. Iyo nzi ko ngiye kuba ahantu cyangwa nzatinda ahantu hataba ibishyimbo, biba byiza ko mpakinga ibishyimbo byanjye nkabitwara. Nk'ubu rwose hari ahantu nda gusimbukiraga uzanyibutse ntware nk'ibiro 3 by'ibishyimbo, nshobora gusanga nzagera ngasanga barya ibishongo cyangwa se barya bya ibindi biboro, nzitwaza ibishyimbo. Ngo nkunda kunywa iki? Nkunda amazi, hari n'ifu y'igikoma ivanze nkunda. Ni igikoma iyo nakitekeye ngashyiramo na kableba, ndagikunda igikoma, ndagikunda. N'amazi muri fanta ngwa citron. Ibijyanye n'inzoga kuki abantu babaza ibintu umuntu kandi umuntu yamaze kuvuga ko ari umurokore. Ndi umurokore, ntabwo nemerewe kunywa inzoga, ariko nshobora kumva umutima wanjye ukeneye ko umurokore mwiza n'utanabeshya. Mvuze ngo sinayisomaho naba nkabije, utazambona nayinyoye ukagira ngo natandukiriye. Nshobora kuyinywa y'umubiri numva ishaka, ariko ntabwo nkunda inzoga, ntabwo ndi umukunzi wa vino. Niko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo umugabura w'iby'Imana agomba kuba atari umukunzi wa vino. Ntabwo ndi umukunzi wa vino, ariko bibaye nguma kubera impamvu z'umutekano w'inda cyangwa se ogo, let me say like that, nanywa akarahuri gato cyane, gato, sibyo bla konyine. Ikindi abantu batazi, urambaje, ntabwo ngituye Kimihurura. Abantu baramenye ko ndi umunyakigali, ntabwo ndi umunyakigali. Kigali nayivuyemo ntabwo ngihituyemo, sigaye ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi aho bita ku Ruyenzi. Ubu niho nza gupagasa muri Kigali, ariho nturutse. Imodoka ya moto. Okay, ntihagire ubyumva nabi, hari abakunda kumbaza kuvuga ngo ndi umustar ugenda kuri moto. That is my choice. Nagize nabura gura imodoka, wenda sinagura imodoka nk'iyo ugendamo cyangwa se nk'abandi bagenda, ariko nanjye ufite nagura imodoka, ariko singura imodoka. Fasha nkunda moto, ariko imodoka buriya gaye wagize ngo nagura imodoka nkunda. Simbabeshye, ndi umurokore, nkunda imodoka yose. Ngize rero nkayibona ari imodoka mbibaho, ariko nyine burya benzini sawa, benzini sawa, n'izindi nayo ndaye wayima. Hari imodoka yitwa Sony nayo nayitunga, ipfa ko ari imodoka yitwa Sony cyangwa akaba ari imodoka yitwa Samsung, ipfa ko ari imodoka isakaye na nayikunda. Ikindi kibazo, gukora ubukwe ndabiteganya. Gukora ubukwe ndabiteganya, nko mu minsi iri imbere ndabiteganya. Ndabiteganya rwose. Ikibazo cyo gutekereza ko nazashinga ishuri ryigisha directing, ryigisha ibyo mbamo, ntacyo mfite. Cyakora ntabwo ujya mumva yandira imvuga ngo yigiye ku birenge by'abatubanjirije. Uwashaka kwiga bwo yanyigiraho, kuko n'ubundi nko mu ndoto timu yanjye nkorana nabo bakora byose. Ushaka kuba ndahari, hakaba ari nka scene runaka nkabwira pasi fata script yobora iyo scene. Nge niyo approach yanjye kwigisha. Sinteganya gushinga ishuri kubera ko akazi ni kenshi, mu myaka akazi kenshi cyane kubyo mvuze ngo ndabifatanya n'ishuri, byaba kwigisha cyangwa kwiga. Wenda kwiga byo twiga buri munsi, ariko ko nigana niko nanigisha. Umuntu ashobora kuza nkamwigishiriza kuri set. Mfite n'abanyeshuri benshi by the way banyigiraho, bari kugenda bikwanza na Gael. Numva Gael usigaye yoborara, sinjya kwigishira. Ubwo rero nawe uzigisha abandi, si ngombwa ko baza kwicara kuri pupitre, bapfa kuba bafite passion no gushaka kumenya, ariko nta gahunda yo gushinga ishuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, niyo rivuga ngo bamwe yabagize intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira so jewe yangize umudirector n'umwanditsi n'umukinnyi. Hari abandi haye impano yo gushinga amashuri, hari abandi haye impano zo gushinga za televiziyo, hari n'abandi haye amafaranga bajye bampakazi. Nirinde gushoma, nikora abone Minerval n'abandi bana banjye babone za Minerval, nanjye mbone ibimbeshaho. Umwana wanjye w'imfura
ari muri kaminuza yitwa Nicole, ni inshuti ya papa we. Yakinnye filime bwa mbere afite imyaka 8, bamaze gukina filime zitari munsi y'esheshatu, ariko ntabwo akunda gukina kuri filime ziri loko, kubera ko nyine yani yo kwikunda amashaka akina muri filime ndende nini zifite akantu k'agafaranga kugira ngo ndebe ko na, ariko suko niziri loko atazikina, nuko nanze ko yakina cyane akaba umustar vuba prematurement, bikatuma atakaza focus yo kwiga. Ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa ugiye kuri kaminuza ubu niko niba unyumva ushaka zose none ubu ngubu wazikina, c'est ton affaire. Ariko nabwo kuri suivi yanjye, kuri control yanjye nkamya ngo ugiye gukina ibikisha, ni nugiye kuyobora pana guhagarara imbere za kamera zose ubonetse. Ya no umukobwa mukuru ukunda Imana, ukunda kwiga, wubaha abantu, ukunda papa. Sinzi ikiganiro kizasohokera, ariko kwa kabiri yakora permis definitif, ashaka kujya yitwara. Ugiye kumbaza ko mfite moto, zatwara moto ndetse ubu ko ndafite n'imodoka cyangwa hari itegeko rimbuza kugura imodoka, ariko nawe yanayigurira. Mukobwa kuri kaminuza ashobora kubona ikiraka nawe akayigurira, cyangwa nanjye nkayimugurira, cyangwa boyfriend we akayimugurira. Sinzi niba afite boyfriend, ntabigeze ambwira. Ariko n'umukobwa mwiza ntago kugira boyfriend ntago byari ibintu bibi, ntago byari ibintu bibi. Ikintu nuko yabari wa boyfriend umutwara mu nzira zitagororotse papa adashaka, kuko niko n'umukobwa wa papa. Mbajijwe ikibazo kigira kiti ko nyobora filime nyinshi kuki ndakunda kwiha role remaining, ngo nanjye mating, nanjye ntwike, nanjye n'abana. Kurya abana ni term ntuyumve nano no kurya hit hanze. Ubundi inkuru yose filime yose yubakira ku nkuru, ikanubakira kuri casting. Rero nigeze mbona inshuti yanjye ntangiye kwivuga mu izina yari kunyica Shafi, sorry. Yakinya ari umunyeshuri wambaye uniforme muri secondaire, kareba yonda iri muri cotton. This is so rero ngende niba nka scene yo mu main character ukora mu kabari w'umusore mutungana, nari kwiharore ya muganga, kandi ari umusore uzateretana n'udukobwa, bose ibyo bya bintu byavamo. So hari ababikora, ariko kenshi no kwikunda no kudashaka guhamahirwa abandi bantu. Ntabwo ari byiza kwikastinga cyetse ubona uhuje wenda iyo character yujuje. Ariko nubwo tubikora rimwe na rimwe, ariko utakaza imbaraga, kuko niba washaka gushyira focus muri directing ukaba ugiye no gukina, navuga ngo hari ahazabandika pe, hari aho uzabangamira, upanshe vera hande, wenda wibande kuri acting yawe, directing y'abandi n'ibindi usange igize icyuho. Niyo mpamvu rero biba byiza umukinnyi mu director aba atari gukina muri iyo filime. Okay, birakorwa, ariko ku bwanjye c'est des conseils, ntabwo ari byiza cyane. Mbere ko ninja mu Ruganda abantu bajyaga bambwira ngo nimbagurire ngo banyubakira amazina ngizina. Nguzire ngo gura coffee bana, ngo ngiye ngo nakubaka, ngo nkakuzamura, nkakugeza ku rwego nta muntu wakundi. Okay, abantu ashaka kugira uruhare mu kukubaka, ariko jewe umukinnyi ni boro kuri jewe nk'umudirector cyangwa se ntumugenda akoze production, ni boro kuko no umuntu ngiye gukoresha kugira ngo nteringe story. Ntabwo rero ari umuntu ngiye kugirira impuhwe. Umuntu ugiye kukuzana muri filime ngo umukinire ukine muri filime ye, ntago ari impuhwe abakugiriye, kuko aragukeneye kugira ngo umufashe guteringa a story, umufashe gukora inkuru, umufashe gukora filime. Ntabwo ari impuhwe rero. Ntabwo navuga ngo umufundagirira impuhwe ibati ngo akarisakaza inzu. Oya, burya ibati n'ingwara rikira muri stock, gusa ni magirirane. Ibati nayo rikeneye kujya ku nzu kugira ngo ryitwe ibati ko ryasakaye inzu, ariko n'umufunda akeneye ibati ngo asakare yanzu. Rero imbogamizi kwari kwinjiramo akabugucina ijya bwa kutabishobora, akavuga ngo ukeneye akantu kugira ngo akuzamure, kandi ugasanga nawe ntarazamuka. Ntabwo urabona umuntu ukubwira ngo agurisha ngo sabu zo kuri Instagram ngo no kuri YouTube, kandi ugasanga afite abasabu 6 kandi akubwira ngo acuruza sabu. Rero twaje duha nabo ngaba bakagucinya bati rero ntaho wagera utanyuzeho, ni byiza ko wanyuraho kandi nakubaka. Ababigize mu ntare bose ndabashimiye, abanshi intege nabo namwe ndabashimiye ko byarancarinze bituma menya nisobanukirwa, bempa imbaraga zo gukora cyane kugira ngo mbe uwo ndiwe nona. Ntabwo nishimira ko ndi umukinnyi mwiza ubu nona,
nishima ko ndi umudirector mwiza nubwo wenda audience benshi munzi nk'umukinyi ariko ngiye nkunda directing numva directing nakimariya nayo kuyobora filme no kwandika numva ari ubuzima nakora kugeza ku isegonda ya nyuma. Je ntabwo nigeze ncika intege ku buryo numva nabivamo ko narabikundaga ariko gucika intege byabayeho nk'umuntu kugira ngo uze kina muri filme kazana igikapu cy'imyenda rimwe na rimwe ukanabwirirwa bingahe mwovinkanye nabyo akabikwambura ukumva wabivamo ukigira nko gucuruza pièce de rechange cyangwa se impu ariko kubera ko ufite passion ukabigumamo ikindi maze kuzamuka reka mvuge ko nimaze kugira ku rwego runaka ikintu cyose kinyice time yaba ari producer umakazi akanyicira time yaba ari crew member cyangwa se umukinnyi kuko gukora filme biravuna ushobora kufite scene 8 uri bukore ku munsi cyangwa se 10 wowe mu mutwe nka director wisetinzemo ko saa 2 ari call time ukagira impamvu itumugera saa 3 saa 4 saa 5 turayikora birakubangamira kumva ukumva nyine ubwanwa bukikaraga ariko kubera ko ari passion kubera ko ari akazi ariko kubera ko uzanahembwa project yanjye kavuga ati kabe umwarimu w'agafungo reka mpfushe ukabikora. So rero reka nyine nisabire abakunda filime nyarwanda n'ubundi umusanzu tubasaba numwe no gukunda ibyo dukora. Niba usanga utankunda mu buzima busanzwe it's fine ariko uru ruganda turuhuriyeho nk'abanyarwanda tureba filime nyarwanda dukora filime nyarwanda basikunda ibyo nkinada basikunda ko filime nakozeho nubwo itagutunze ariko yatunze umuturanyi cyangwa umwana wo kwanya gusenge kwanya ko rume wo kwanya gusenge wawe koko ni job creation filime itanga imirimo itanga akazi itanga amafaranga dukunde ibyo wacu twe kubigeranya n'iby'imahanga nkunda kubivuga umuntu aransaba ngo ariko mwagerageze mukora filime nk'iz'abanyamerika nibyo koko uravuze twagerageza ariko ntitwabishobora gusa niyo maherezo kuko ibi bintu ni bishyashyi wacu abandi bamenya imyaka 100 twebwe tubimananye imyaka mike ishoboka ni nk'uko utabwira abubatse ngo ariko mwagiye mubaka ari ama etage nk'ayo muri Amerika ntibyashoboka rero mwishaka ko abantu bakora filime ari twe dukora ibitangaza tukazana ibinyamerika mu Rwanda tuzabikora ariko ni urugendo ariko urwo rugendo tuzarufashwamo n'iki nuko mukunda ibyacu mubireba mukaduha courage mukadufata akaboko ati guys courage hanyuma rero bareba Yes Pepe TV kora kasaba unasangiza abantu ikiganiro unashyiraho ka commentaire ibintu bidasaba amafaranga ukabitwima koko niba dukunda koko udukubise kasaba katugwa nabi ubundi tukimanukira. Ndashimira leta y'u Rwanda ko ikomeje kudusupporting ariko turacyakeneye akaboko kabo kanini kugira ngo ibintu birusheho kugeraho bigera. Bashishikariza aba producer banini abanyamahanga kuza gukorera mu Rwanda ko yibaje mu minsi nakoze kuri project kwa Afrikanda ni filime y'umukobwa wa president wa Zimbabwe yari experience nziza gukora kuri project nk'iyo nini uyigiraho that's one number 2 ukuraho amafaranga ibintu bibiri kandi ibyo nabyo biba bikenewe. So nicyo dusaba leta rero n'aba decision makers kudushyigikira ariko abanyarwanda benshi bakeneye no kwigira ahandi ngo akanyoni katagurutse ndikamenya iyo bweze. Izo workshop ziri hanze international dukura ubumenyi bufatika n'ubundi bufasha bwose erega ibintu tuzabyubaka tubyubakanye twese hamwe kugira bigeraho bigera. Rero ndabashimiye intego y'urubuga no kubagezaho ubuhamya bugamije kubaka. Hano ntago tuzasebanya, hano nta maplank, hano nta mabeef, no gutanga ubuhamya bugamije kubaka. Urugendo umuntu yanyuzemo kugira ngo agere ku kindi hahano umuntu abyumva akabata nanjye ukibitangira burya nagera hariya. Nibyo biganiro bitandukanye muzasanga kuri Yes Pepe TV. Ciao ni akagaruka.